iri anniversaire imeze ko waherukaga ryari Herukaga ryari amvuze mbaza rigeze ngikora ngiye mfite inzozi nyinshi ariko nyine nkura njyewe nakuze numva kwita ku bantu bababaye abantu batishoboye numvaga ari ikintu kima amahoro iyo mbikoze mba numva ari byiza niyo mbona aje akanya ka service nyifite we adafite ubwo bushobozi bwo kwikemura icyo kibazo mbikoze mba numva binshimishije Yesu akuzwe Yesu ashimwe Yesu ahimbaze Yesu urumva bitandukana n'Isharle Yesu akuzwe na Yesu ashimwe byose ni bimwe umva ari bimwe umva byose ari bimwe Charlene ku myaka ya 17 ejo ndi waraselebuye Charle washuje abadukurikiye muri uyu mwanya abadukurikiye bose ndabashuje bagira umunsi mwiza maze bagubwe neza wambaye agakanzu keza merci abantu twese tutatanze impano kuri anniversaire ya Charlene nimero ze zirimo momo zirafunguye muze kumugurira gift bazakoherereza irakenewe gift nese nimero zawe turazizi nimero zawe turazizi aresha kuri momo izukoresha kuri momo ni 07 ndaza kuziba hanyuma oya zidoye none abana bahita batwoherereza akantu Shabamba agakanzu keza niba ari arako mama yagwaye muri gift umva mama rwose ure nako biguriye yawe Okay ni kuri Mama Charlene official turabasuje cyane mwese abadukurikiye aho muri Imana wo mugisha turi kumwe na Charlene hanyuma Charlene rero afite byinshi atubikiye harimo no kuba ari gutegura anniversaire ya mama we nawe bamukoreye anniversaire ejo ni ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu twa dufite anniversaire ya Charlene disi wararize abonye ngo nago nari kubura kurira mbara ikintu cyaguteye kurira mbara ikintu cyaguteye kurira nese do nabyutse mu gitondo muri nyine ibisanzwe nkuko umunsi wanjye utangira marambwira ngo tujyane mu mujyi turajyana ndagaruka ambwira ngo ninjye gusura abantu bishiti zanjye aza mama ambwiye gushyira gusura abantu gutyo bise bisanzwe ndagenda nagaruka ngaruka ari nimugoroba ngeze mu rugo nsanga haratatse hari abantu rero nashatse gukata ngo nsubire yari bintunguye cyane rero ntabwo nari kubura kurira njye nyirengera emosiyo cyane ntabwo nari kubura kurira niyo mpamvu narize kiriya gikeke warakiriye wumva ni sawa cyane cyari kiryoshye wabuze umuntu wagikoze ntawe nzi ntabwo wigeze bamukubwira twagira ngo duhite tumukora promotion none disi yihangane next time ubutaha mujyaho kwiyamama ubutaha tuzagira none se Charlene iya mama se iya mama nayo iri gutegurwa tuzababwira muzaza abantu bose bazaza anniversaire yawe yabereye online anniversaire yawe yabereye online burya ari kubera online burya tayari none abantu bayikurikiranye muri comment bakunze kukubwira ngo wow ngana babwire wow abantu banditse muri comment narazisomye ariko ni nyinshi cyane ariko narazisomye nazicishijemo amaso bose ndabashimiye barakoze n'ababimbwiye mu gitondo narabyutse ncanye telefone nsangaho ama message kuri Facebook kuri WhatsApp mi message bisanzwe amakoro sha ni byiza byanshimishije iri anniversaire imeze ko waherukaga ryari amvuze mbaza rigeze ngikora nubwa mbere yari ibaye njye ntago nabishamadikiraga ngo ndi ibintu bya anniversaire ko gwenda mwabigiyemo cyane ndabashimiye murantungura ako yari first time kandi byanagenze neza ku myaka 17 hari ubwo ufite irangamuntu we ubwo wemerewe gufata irangamuntu cyane Charlene ubwo twahuraga bwa mbere na mbere kuri Mama Charlene official ubwo twababwiye ko
dufite anniversaire ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatanu twari twabatumiye. Hanyuma nagiye kubona mbona ikirori cyabaye, Charlene mbona amarira yaje mu maso, mbona amarira yaje. None namwe banditse muri comment mwarakoze cyane, gift zanyu twarazibonye, ni commentaire mwarakoze, Imana ibahe umugisha. Abantu benshi bagera muri magana bariho bandika bavuga bati Charlene joyeux anniversaire. Natwe rero by'umwihariko byaratunejeje kubona Charlene yararimo disa afite promotion. Agize promotion zanyishe. Charlene irindi zina witwa nde? Irindi zina ryanjye Uwiragiye Charlene, niyo mazina yanjye yose. Uwiragiye Charlene. Okay. Uwiragiye Charlene, tugira umugisha wo kongera gusangira nawe uyu munsi ibiganiro cyane cyane, ariko noneho ntabwo turi buze gutindana. Charlene, hari amakuru mfite y'uburyo urimo urashaka gukoramo. Twari twavuze ku gitabo, twamenye ko ushaka gukora ubundi buryo busa n'ubwagutse. Ubundi inzozi zawe mu bijyanye no gufasha cyangwa gushigikira abavutse bafite ubumuga, nashaka kumenya ubundi wumva inzozi zawe ari izihe, wumva zikagarukira he? Tuzanjye njye mfite inzozi nyinshi, ariko nyine nkura njyewe nakuze numva kwita ku bantu bababaye, ku bantu batishoboye, numvaga ari ikintu kimpa amahoro. Iyo mbikoze mba numva ari byiza. Niyo umuntu aje akanyaka serivisi nyifite, we adafite ubwo bushobozi bwo kwikemura icyo kibazo, mbikoze mba numva binshimishije. Inzozi zanjye ni izo kuziga nkagera kure, mfite inzozi zo kuziga nkagera kure. Amashuri wenda ababyeyi banjye bamwe batize nayo nkayiga, nyine nkaba umukobwa wifashije wihagazeho, ibyo nkubaka izina ryanjye, izina ryanjye nkaryubaka, ubuzima bwanjye nkabwubaka bunshingiyeho, ntagize undi muntu ndeberaho. Kandi mfite inzozi zo gufasha igihugu cyanjye mu bintu bimwe bigiye bitandukanye, cyane cyane nko kurwanya cyangwa se wenda no kugabanya inda ziterwa abangavu. Kandi mba numva igihugu cyanjye byambera byiza kivuye mu bihugu bikiri mu nzira y'iterambere kikajya mu bihugu byateye imbere, ko bizenda nka Amerika n'ibindi bihugu bimwe na South Africa niyo ntibeshye, ni ibihugu byateye imbere, ariko twe turacyari mu bihugu bikiri mu nzira y'iterambere. Icyo kintu kiramutse kibaye byanshimisha, kandi ni inzozi zanjye, kandi ndabizi yuko nzabigeraho. Si ahangaha gusa nzagarukira, hari n'ahandi amateka azagenda yiyandika. Hanyuma inzitizi ishobora gutuma utagera ku nzozi zawe ubona ari izihe? Inzitizi ya mbere ni uburangare nagira. Ni ukugira gute? Uburangare. Kwirangara aho nyine nkarangara, ko hari igihe uba ufite ikintu cyangwa se ari umugisha ufite ikintu ugiye kucyakira kukarangara, uzi yuko niba uwo mugisha wari ugiye kugira uzawugira ukawakira, warangara ukaguca mu myanya y'intoki. Icya mbere rero ni uburangare nagira, nkirara wenda cyangwa se nkajya mu bintu bimwe na bimwe bidafite agaciro, bikazarangira bitumye ya mindset mfite ihinduka, ndetse no kugenda mu bigare cyane cyane kuko n'ibibi bikunda ku-affectinga abantu. Mindset yanjye bikarangira bihindutse, byandi byose natekerezaga bikarangira ndi gutekereza ibindi. Izindi mbogamizi nyine zo, ariko ni izo uhita ukemura. Ntabwo mu bintu ugiye gukora ntabwo wabura abaguca intege, ntabwo wabura umuntu ukubwira ati ibintu ugiyemo ni ukwiharahaza ntabyo uzashobora, akakwereka ingero zimwe z'abantu babanje guca aho ngaho aho uri kunyura, bakwereka yuko bitazashoboka. Indi nzitizi wenda nko kubura umuntu uguha ibitekerezo, kuko naho waba uri umunyabwenge gute ufite abandi bantu, uba ugomba kugira abandi bantu bakunganira bakakugira inama, ugakenera inama z'abantu bakubanjirije cyangwa se abantu bakoze ibyo nawe uri gukora uyu munsi. Numva izo ngizo ari inzitizi. Gusa inzitizi ya mbere nagira ni imico yanjye, niyo niyo inzitizi ikomeye cyane. Rimwe na rimwe twigeze tugana n'abana b'abakobwa batubwira ko kenshi usanga bari mu kigero cyawe, usanga hari ubwo ababyeyi bababeshya, ugasanga ibintu batabwiza ukuri.
kwa kundi umubyeyi ashobora kuvuga ati umwana wanjye ejo azavamo umugore nawe agira abana abategure, usanga akenshi ababyeyi baceceka cyangwa akakubwira duke ibindi ntabikubwire ngo ni umuco, ngo ni umuco, ugasanga umuco utumye mama kubeshya, ugasanga nk'umuco utumye mama kubeshya, mama agatinya kukubwira bimwe mu bishobora gutuma abahungu n'abasore sibyo bagutinyuka, mama ntabikubwire, bagutinyuka mama ntabikubwire, bagira ute nk'ubu ngubu usona ko uri umukobwa imyaka yawe ugezemo, abakobwa bageze mu myaka nk'iyawe usanga bafite udusheri cyangwa abasheri, abashushu sibyo, aba boyfriend kugira ngo byumve neza sibyo, ugasanga rero ibyo mama atakubwije ukuri warabikuye mu bandi mungana muri mu kigero kimwe. Ndaguha urugero, nk'ubu ugasanga umwana w'umukobwa baramubwira ngo iyo ufite uduheri mu maso udushishe ngo nuryamana n'umuhungu bizakira, ntujye ubyumva, hari ibyo mama yigeze akubwira? Yego mare yanjye, oya mama nawe yabimbwa namutera amabuye. Noneho ugasanga ubikura mu bandi bana kandi wareba actually ugasanga bimwe n'ibinyoma bajya bababwira sibyo. Ikindi ugasanga nawe wakuze uzi ko mama yakubwiye cyangwa se kaka cyangwa se abantu bakuru babwiye ngo umwana aca mu mukondo yari kuvuka, ugasanga utabizi, ugasanga usa n'uri umuswa muri ibyo bintu. Noneho nkavuga ngo nka Charlene uyu munsi usa n'ufite inzozi zo kuzagera kure, noneho tuze kugaruka cyane cyane kubona abakobwa bakunze kugenda bahishwa ibintu byinshi batigishijwe, ejo ugasanga batangiye guhura nabyo birimo birabagonga kubera ko yari afiteho amakuru make atari nayo sibyo, cyangwa se bikazarangira Charlene aguye mu mutego cyangwa se umukobwa mugenzi we mu mutego w'abandi mwigana bandi mwabyirukanye kubera ko utigeze ubyigishwa cyangwa se batabyigishijwe. Nkavuga se Charlene ugendeye ku muco usanga hari amabanga ababyeyi babahisha nk'abakobwa cyangwa byose barerura bakabibabwira? Ababyeyi baratandukanye, ababyeyi batabivuga ko wenda hari n'ababyeyi babivuga, ariko nanone nawe umubyeyi atabikubwira gusa ni gute koko njye byumva cyane. Ndari ngiye wenda nyiga boarding cyangwa se n'ahandi nize ako twicaga tugakora nk'akantu k'akaganiro, kumva umukobwa muzima akumva umukobwa arateruye rwose yumva birasekeje pe, kumva umukobwa muzima arateruye arakubwira ngo njyewe ndabizi neza iyo uryamye n'umuhungu urabyibuha cyangwa iyo uryamye n'umuhungu urabyibuha. Dore njye narabyumvaga nkaceceka ahubwo nkumva byansekeje, mva n'utareba arakabakaba, gusa ibyo bintu ntabwo ngiye ku rwanjye ruhande ntabwo mbyizeye. Niba ngo ushaka kubyibuha cyangwa se n'utwo duheri bavuga two mu maso bikiza ukaba ugiye kwiteza izindi risike, niba ugiye kubikora ngo uzi ngo ugiye gukemura icyaha igihe ukora ikintu ugira ngo ugiye gukemura ikibazo ahubwo ugasanga uteje ibindi bibazo byinshi. Icyo ngicyo cyo navuga ko atari cyo. Ikindi kandi nyine ababyeyi baba bafite inshingano zo kutwigisha ko hari ibintu bimwe baba bakwiye kutwigisha izadufasha ejo hacu hazaza cyangwa se nuko tuzajya tugenda tubyiruka. Rero ababyeyi bamwe babihisha, hari ibintu biba bikwiye yuko umwana w'umukobwa umwigisha bizamufasha kugira ngo icyo gihe nabasha kugera muri iyo situwasiyo azamenye ukuntu ayibona. Nk'ubu hari agastori nasomye nagasomye kuri Facebook, ari umukobwa abaye mama yarakuze amwigisha ngo ati mwana wanjye uzitware neza uzaba umukobwa mwiza w'umutima, ntuzigere wemera umuhungu n'umwe muzaryamana. Umukobwa arabyumva biha agaciro, yaragiye i Kigali agiye gukora akazi ngo yasangira umuhungu biryama hazajya kujya hejuru. Umukobwa avuga ati yego mama wanjye, ariko ikintu cyasekeje ni uko umuhungu bamwe barazaga akabakana ati mama yarambujije. Umunsi umwe ubwo hari umuntu uza nyine ari nk'iyagatera akavuga ngo umuntu yaje nk'iyagatera
ambwira ati oya mama yarambujije umukobwa ambwira ati rwose ntabwo urabizi sinatuma wangiza isezerano wahaye mama wawe ati ndajya hasi aho ujye hejuru urumva ni ibintu biba bitarimo birumvikana ababyeyi baba bakwiye kutwigisha bakatwigisha neza ko natwe ubuzima bwacu ni twebwe tubifite mu biganza byacu mbere y'uko abandi baza kutwitaho mbere y'uko batumenyera uko tumeze natwe tugomba kubigiramo uruhare mu by'ukuri nk'uwo numva ari igihe bakubwira ikintu ukacyumva amacuri ukacyumva ukuntu kitari cyangwa se ntiwanarize ngo wumve ikintu neza rero n'abakobwa nimba se ufite mama wawe wenda ari we wenyine ufite na barumuna wenda na bakuru bawe bakeneye amafaranga y'ishuri bakeneye abandi bakeneye akazi bakeneye amafaranga agiye atandukanye mama wawe ntabona umwanya wo kuza ngo akwigishe ngo akubwire ibintu byose iyo ushaka kureba inshuti yawe wabyiga ko nawe hari ibyo ugenda ubona ibyo hari n'igihe umubyeyi atakicara ngo abikwigisha ko byinshi ukaba ubizi rero nta mpamvu ndumva ababyeyi bafitemo uruhare ariko natwe tugomba kubigiramo uruhare rwa mbere niba umubyeyi atabikwigishije menya ko ubuzima bwawe ari wowe mugenga wabwo ni wowe murinzi w'ubuzima bwawe mu gihe rero utabwitayeho nta wundi muntu uzaza kuwukumenyera nk'uko bikwiriye rero mu gihe umubyeyi atabikubwiye nawe wakishakira amakuru yawe ku giti cyawe burya ngo amakuru niyo avune ibindi byose biro ariko kugira amakuru ku kintu cyo kiba ari inzitizi yes mama Charlene official ni izina rya channel cyangwa sheni yivugabutumwa Charlene nawe ajya anyuraho agatambutsa ibiganiro bye harimo no gushigikira abana b'abakobwa cyangwa se no gushyigikira abavutse bafite ubumuga hanyuma Charlene akaba ari umukobwa wa mama Charlene akaba ari Charlene nyine nyirizina Charlene uyu munsi wowe ntuzakora shene yawe inyuraho ibiganiro byawe ndi kubipanga ariko ngewe ikintu mbere yo gukora ikintu ndabanza nkagitekereza neza nkagifatira umwanya nkareba ko ibintu ngiye gukora nta ngaruka bizangiraho ndakeka izaba ko wenda iya mama ni channel ye ariko wenda abayikurikirana benshi ntabwo ari urubyiruko cyane ariko icyo gihe abo bana abo ngabo bandi bankurikirana urubyiruko rw'abahungu se n'abandi bazajya bagira ahantu bankurikirana nzayishinga ariko ntabwo ndabishyira mu bikorwa ariko ndacyari kubitekereza ese uteganya ko amafaranga uzayakura yo gukora imishinga yose ko ufite imishinga myinshi cyane amafaranga azavayo yewe Imana izamfasha kandi na mama wanjye azamfasha ibyo birahagije mama wawe ashobora kuba afite amafaranga menshi arayafite watubwiye ibanga ry'ahantu mu makuru y'amafaranga ibyo byose bimeze ni ibanga rye nabona amafaranga azi nabona amafaranga azi mu mikino yose umukino ukunda ni uwe mu mikino nkunda basikete urayikina before nayikinaga mu rugo ariko nkunda basikete cyane wonyine sindi nkunda nuhera ndumva niyo nkunda cyane okay Charlene hari abantu benshi bajya kurikira ibiganiro byawe ugasanga muri comment baragusenya ntibagushigikira ubafata gute usenge bambwiye iki banse okay ubundi ikintu cyakubabaza uwo muntu aba yagutunga guha ibyo kurya bya saa sita bya nijoro kwishyura minerivare kumenyera imyenda kumenyera buri kimwe ngo wakwanze akagusenya birumvikana wababara kandi wahungabana rero njyewe abo banca intege bambwira amagambo amwe agiye atandukanye ntabwo rwose mba mbitayeho naho bari babimenye ko ntabitayeho si bifata ari nk'ibintu bisanzwe ahubwo baba bari kunsetsa cyane kuko ntabwo najya gufata igihe cyane ngo njye kwita ku muntu cyane mbitekerezaho cyane umuntu nca intege umuntu ntuka ntabwo namubonera igihe cyo kujya kumutega amatwi ariko nabwo biba ari byiza ndakumva kuko ntabwo ngewe nkunda umuntu nshimagiza gusa niyo umbwiye ibibi ndabyumva ikibi cyane nkagikosora kuko ndi umuntu ukosoka cyane iyo umbwiye ikosa ako kanya urimbwiye mpita ndihindura ntabwo bisaba ibintu byinshi ariko nanone ntibivuze ko ngo wowe wirirwa unsenya buri kanya nzagenda njya kumutega amatwi gute se ntabwo mufitiye umwanya aho uri hose wowe wandika komenti wowe unsenya wowe ntuka iki menya ko rwose sinkwitayeho icyo nitayeho ni ejo hanjye hazaza kuko ejo hanjye hazaza ntuzaba uhari
ejo hanjye hazaza ni njyewe uhafite mu biganza byanjye, ari wowe utwaye urufunguzo rw'ejo hazaza hanjye, ari wowe nzacaho kugira ngo ejo hazaza hanjye ninjire mu muryango w'ejo hazaza hanjye, ari wowe ufite urufunguzo ruzanyinjizamo. Of course nakubaha nakugendera gake, ariko mu gihe atari wowe urufite ari njyewe urufite ari njyewe uzagenda nkafungura ejo hazaza hanjye, urumva ko ntabwo nteye ubwoba. Ikindi kandi burya njya mbivuga, hari abantu kenshi badatanga amahoro. Ufite amahoro mu mutima wawe nta kabuza ntabwo wabura kuyaha abandi. Burya ngo umuntu agenda atanga ikintu afite. Nimba umuntu nta mahoro afite wimurenganya kuko ntabwo azigera yaguha. Niba umuntu nta rukundo afite nta birumvikana ntabwo azigera ruguha. Niba umuntu ubwe atishimira iterambere rye, hari umuntu wenda ugira nk'urugero, nimba arangije kwiga akabona nk'akazi wenda akavuga akumva agahorana amaganya yibaza utuntu twose ari amaganya. Niba uwo muntu atishimira iterambere ryiwe nta kuntu azishimira iryanjye. Ahubwo abo ngabo nababwira bo nibabanze bivure mu mitima yabo n'ibikomeye byabo bafite, bo ubwabo babanze bikunde. Kuko ndetse ndakubwira ngo ujye gukunda Charlene nawe ubwawe utikunda, ntabwo ibyo byashoboka. Charlene, wenda mbere yo kuza gutanga ubutumwa tugana ku musozo, uwo wageneye abadukurikiye muri uyu mwanya, hari inkuru nyinshi zijya zandikwa kuri mama wawe rimwe na rimwe. N'ejo bundi hari inkuru twabonye njye nawe n'abandi ivuga ko mama yapfuye. Yarimo irabika mama. Ego man. So hanyuma nkavuga bene izo nkuru rimwe na rimwe ari nubwo abanyamakuru bazagutumira wenda abo bagiye bandika izo nkuru. Wowe izo nkuru zibona gute, uzifata gute mbere yuko tugenera ubutumwa twese muri rusange bagukurikiye? Ko nanjye ndagukurikiye muri umwandi kukureba muri kamera. Hello. Okay, ngo ntibari mu gitondo sinibuka. Ndi guca kuri YouTube gutya, njye nkunda indirimbo cyane. Indirimbo ziramfasha iyo numva ntameze neza, numva indirimbo. Mira bahanzi? Cyane duskura nkunda indirimbo. Nari nk'umuhanzi kazi mukanya. None ubwo ndi gucaho sinzi indirimbo nari ngiye kumva yari yasohotse. Mbona kuri YouTube ngo mama Charlene yapfuye. Ngo dore gahunda y'ikiriyo. Narabirebye byarambaje, ariko narabirebye birana. Bwa mbere nabanje guseka, nanampita mpamagara muramunanjye ndambwira ati ngwino nkwereka andi makuru mashyashya yasohotse, Mary yapfuye kandi dore ngo uramuburira cyane. Byarancegereje cyane, ariko hari umuntu ubaho kuko atunzwe n'undi nyine, hari umuntu ubaho kuko atavuze izina ryawe. Nk'ubu twebwe wenda abantu nubwo bamwe bakeka bafite aba bodyguard, bafite ibintu byose bibarinda, ariko burya bajya bavuga ngo Imana, hatabaho uburinzi bw'Imana twese twashira. Aya mabrende, imbunda, abasirikare yaba arakenewe, ariko hatabaho uburinzi bw'Imana twashira. Rero hari n'abantu babaho kuko batungishijwe n'abandi, batunzwe no kuvuga abandi, batabavuze ntabwo babona icyo barya, ntibabona icyo baramura. Rero nimba umuntu yinjiza amafaranga kuko yavuze mama, niba umuntu yinjiza hari abantu nyine batunzwe no kuvuga, birumvikana sibyo. Hari umuntu uba wumva yuko atakuvuze atanyurwa. Barayikoze narayirebye biranze, nakubeshye ntago nabitinzeho cyane, ariko ahubwo bigeze nijoro nibwo narose avuga se ibintu niriwe mbona nibyo binjyana kure, nubwo se baze biramutse bibaye bike bikaba ari ukuri. Yasuye byanteye ubwoba, ariko byahise birangira. Ariko mama yari ahari, wari uzi ko ari aho ngaho? Mary yari ahubwo njye, ahubwo abantu buriya baranasekeje. Mama wanjye turi kumwe hano mu cyumba, twari tuvuye ku meza turi kumwe, none ngiye ngo arapfuye, ubundi ndi kumureba usongera urumva bidasekeje, ntacyo bimbwiye njyewe rwose. Abadukurikiye muri uyu mwanya wabagenera ubutumwa ki mbere ko tugusezera Charlene? Ubutumwa nabagenera, ubutumwa bwa mbere nabagenera ni ukubabwira ngo cyane cyane nk'urubyiruko, birya bajya bavuga ngo ariko iyo nkuru nigeze kuyivugaho rimwe niba ntibeshye. Bajya hari abagabo babiri noneho bakeneye, icyo gihe hari kuba amatora. Ayo matora yari yo gutsindira urufunguzo. Urwo rufunguzo rwari urufungura
ejo hawe hazaza. Gusa urwo rufunguzo rwari rumanitse hejuru, nta murinzi wari uriho, ntakekwa hari ubunyereri, hari ibintu byinshi, bona amabuye, biriya bibuye binini cyane birumbaraye, hari ubunyereri bwinshi, hari amahwa. Ariko iyo ufata urwo rufunguzo ibyiza ari kubona biruta ibyo ngibyo wanyuzemo. Okay, aba bagabo babiri barabazana babwira ati okay, mugiye gukora amarushanwa, mwiyamamaze, noneho uzatsinda azagenda afate rwa rufunguzo. Urumva mu gihe abaperezida bakeneye kujya barabanza bakiyamamaza mu turere dutandukanye, nabo okay, ubwo kuko yiyamamaza avuga ati mfite ibikorwa n'ibi, bavuga imishinga bafite, bavuga inzozi zabo bafite, bavuga aho bifuza kugera bose, buri umwe wese avuga ibyiwe. Urumva niba umuntu amaze kuvuga ngo nshaka kuzagera kuri iki, aba akeneye no kubikorera. Ubwo nibwo batangiye kuzamuka kugira bagiye kuri rwa rufunguzo, uko bose bari biyamamaje. Umwe avuga ati nzagera aha, nshaka kugera aha, nshaka gukora iki, wenda nshaka gufasha igihugu cyanjye gutya, nshaka gufasha bagenzi banjye gutya. Okay, batangiye noneho kuzamuka, byo ndi kubishyira mu bikorwa kugira bazamuke ugere kuri rwa rufunguzo. Umwe yarazamutse, arazamuka ageze hejuru, avuga ati ibintu ntago nabishobora se, amahwa ari kunjomba, urura rufunguzo nazarugeraho ryari, reba ukuntu hari kunyerera. Birangira bivuyemo, ahita asubira inyuma. Wa mugabo wundi wasigaye akomeza arazamuka, amahwa aramujomba, ava amaraso, akajya inyerera, akikubita hasi, akongera akabyuka, bikomeza gutyo. Ubwo biza kurangira ageze kuri rwa rufunguzo, ararufata, arakingura, yabonye ibyiza nyine byari biri ahantu hari hafungishijwe n'urwo rufunguzo. Icyo bishatse kuvuga ni uko niba mu gihe uri kuvuga ngo ndifuza kuvamo uyu muntu, ndifuza kuzaba ukomeye, ndashaka kubaka izina, ndashaka kumenyekana, ndashaka abantu bose bamenye, ndashaka ko ari ngewe uzatunga umuryango wanjye, ndashaka kuba umukobwa wihagazeho, ndashaka kuba umuhungu ufite amafaranga. Ntabwo uri kubivuga gusa ngo wiyamamaze nka wa mugabo wiyamamaje gusa. Byagera mu gihe byo gutangira gukora ngo yagaragaze ibikorwa bikamunanira, ugomba kubivuga ariko ukanabikorera. Ubwo wa wundi uvuga ndetse akanakora ajyanwa na wa mugabo wiyamamaje ndetse kandi akazamuka. Rero wa wundi uvuga ngo yewe nshaka kuzaba icyamamare, agahora yiryamiye areba amakuru y'abasitari, yego amakuru yabo yasohotse yaba yazi, ariko ntashobora gukora. Niba uvuga ngo urashaka amafaranga, uhera mu gitondo ukiryamye ukageza nimugoroba nta n'ikintu wakoze na kimwe basi, wangiza ukavuga ngo ushaka kuzabona amafaranga se uzayabona gute? Amafaranga se azaza kuyiterekera, amafaranga azagenda yikure muri banki yizane. Rero ubwo icyo nashaka kubwira urubyiruko twese, cyane cyane iyo tukiri mu myaka nk'iyi yanjye, wenda tukiri abangavu n'abandi ari ingimbi, uba uri gutekereza uvuga ati ndashaka kuzaba umukire, wenda ukabona nka Diamond. Nzi ko Diamond ni romodo w'abantu benshi, wowe urubyiruko rwinshi rw'abakobwa n'abahungu, uvuga ati ndashaka kuzaba nka Diamond, nkajya nambara nka Diamond, nkaba icyamamare kuri abandi. Bakavuga ati nshaka kuba polisi mwiza nka Kabera, sibyo? Urwo ni urugero, nshaka kuzaba umupolisi mwiza nka Kabera. Abandi bakavuga bati nshaka kuzaba umuhanzi mwiza, ukora indirimbo neza, ukora ibihangano bye neza, ariko ugahora uryamye. Twese nibyo dukurana, ariko uyu munsi reka nkubwire ngo nimba utekereza gutyo ariko ukaba utarimo urakora, urimo uravomera mu kivu. Urabizi hari ukuntu umuntu avomera mu kivu, ubuse wafata kara kabaketi, kara kantu bashyiramo imyanda kaba kabonerana gapfumuye, ukakavomeramo amazi uvuga ngo wenda ugiye gusuka mu isafuriya, ntabwo byashoboka, kuvoma arimo arava. Rero niba nawe utekereza gutyo, ugatekereza ko ushaka kuba umuntu ukomeye, ushaka kuba umupolisi mwiza, ushaka kuba umusirikare mwiza, ushaka kuba icyamamare, ariko ugahora uryamye ntukora, ndagira ngo nkubwire nawe umeze nk'umuntu uri kuvomera mu kivu. Rero benshi mu rubyiruko tukiri muri segonderi, ibyo nibyo biba ari ibyifuzo byacu, nibyo twese tuba dutekereza. Ni byiza kugira intumbero nawe ushaka kugera, ariko niba utekereza kuzaba umunyamafaranga, tangira ubikorere uyu munsi. Wivuga ngo uracyari iwanyu, ngo ufite imyaka 14, ngo ufite imyaka 13, uracyari muto. Uracyari muto, ariko tangira basi utekereze ibiri ku rugero rwawe kugira ngo uzakure, uzagere aho ushaka. Ikindi kintu navuga muri aka kanya, ni ubutumwa natanga busa nk'aho ari bwo bwa nyuma.
mbwira abantu bose si ukubwira abana b'abakobwa si kubwira urubyiruko gusa nagira ngo mbabwire ngo muri aka kanya u Rwanda ni igihugu cyacu twese duhuriyeho hari agasiro ganjye mvuga nti u Rwanda ishema ryacu u Rwanda ishema ryacu imbaraga zacu umwambaro twambara twese tukaberwa tuwuhuriyeho saba ari njye saba ari wowe utera icyasha uwo mwambaro ni slogan yanjye nihaye ubwo n'abandi bayigendereho icyo nshaka kuvuga aho ngaho nagira mbabwire nibanjoyininge dukorere igihugu cyacu kiri mu biganza byacu abayobozi barara bicaye baba bari gushaka iterambere ryacu urubyiruko ngo tuzakure tubone akazi tugire ubuzima bwiza abaturarwanda bose babone ubuzima bwiza ngira ngo rero mbasabe ngo munjoyininge dufatanye u Rwanda si urwanjye gusa ni n'urwawe umfashe mu bikorwa byanjye ushobora gukora share ushobora kumforinga ukajya ubona ibikorwa byanjye niba igitekerezo ushaka kuma birumvikana igitekerezo cyawe kirakenewe ukama igitekerezo cyawe ukama inama zawe zirakenewe nkurikirana ku mbuga zanjye zigiye zitandukanye aribwo nababwira ku rubuga nari nababwiyeho ubushize nifuzaga gushinga byararangiye nababwira mwese kujoyininga hari abatangiye kumpamagara barambwira ati Charlene turashaka ko udushyira muri iyo groupe yawe nakiriye ubutumwa bwabo nibimara kugenda neza nibwo nzatangira kubadinga ku rubuga abampamagaye narababonye abanyandikiye nabo narababonye icyo mbabwiye abo ngabo basigaye bagire nabo banjoyininge ibindi bisigaye tuzabiganira amahame y'urwo rubuga tuzayaganira nyuma na za kirazira zayo tuzaziganira mu rubuga ibyemewe n'ibitemewe izina ryayo ibindi byose tuzagenda tubiganira icyo nababwira ushaka kumpamagara nyandikira kuri WhatsApp nyandikira kuri Facebook se cyangwa se kuri Instagram tugafatikanya murakoze cyane Imana ibamugisha mwese abadukurikiye dushimira na Charlene nawe Imana imugisha n'abadufashije mwese murakoze mureke tubasezere hanyuma Imana ibamugisha kuko mwabanye natwe muri iki kiganiro kandi mugubwe neza n'ubutaha Charlene wakoze cyane turagushimiye ciao